ariko ku manywa ntiwamenya ngo arahajya ngo bamubone. Muri uyu murenge wa Kansi urwego rw'umuvunyi ruri gukangurira abaturage gukumira no kurwanya akarengane na ruswa mu gihe cy'icyumweru, aho ruri kuganira nabo ndetse bakaboneraho no kurugezaho ibibazo by'akarengane bahuye nabyo bigahabwa n'umurongo. Umva naramureze baramufasha bamuzana hano ku murenge baramufunga, nanjye bantegeka kumujyana kwa muganga. N'ubu ngubu nyine arakomeje. Reka inzego z'umutekano bagufashe ku buryo umuntu ukora icyo cyaha amenyekana, sibyo? Kandi ntabwo byananirana kuko abikora ku manywa. Ni ku manywa, abantu rero babifata mu masaha 3 saa 4 nibwo aza muri ako gace. Mudugu ubu nicyo ni ikibazo cy'umutekano, mugifatira ingamba nk'uko n'ibindi bibazo by'umutekano mubihagurukira kandi mukabitsinda, sibyo? Ikintu gikorwa abaturage bishimiye kuko ngo kibabera umwanya mwiza wo gutambutsa ibibazo byabo by'akarengane bagiye bahura nabyo mu gihe cyagiye gitambuka. Byadushimishije kuko urumva nyine namwe muratuvugira ibintu byiza, uzi kubona umuvunyi agusura akakwegera, biba ari ibintu byiza. Mbese ni nk'umubyeyi utekerereje abana wongeye gusura ndeba aho bageze. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habineza Jean Paul ashima kuba urwego rw'umuvunyi rwegera abaturage, akavuga ko abaturage bakwiye kubaha ibyemezo by'inkiko birinda kugaragaza ko barenganye kandi hari ibyafashwe nk'umwanzuro. Tunashimira urwego rw'umuvunyi kwegera abaturage. Icyo dusaba abaturage ni ukubanza kwikemura ibibazo byabo mu miryango cyangwa se aho baturanye, hanyuma igihe bananiye bikajya mu zindi nzego ni ukwemera imyanzuro, kuko ngira ngo nk'uko mwabibonye harimo bamwe baba bafite ikemurwa ry'imanza mu bunzi cyangwa no mu nkiko ariko bakumva ntibakomeje kunyurwa. Ikindi twabasaba ni no kugerageza kumenya amategeko, kuko hari igihe usanga umuntu ashaka kujurira kandi igihe wenda cyaranarenze. Iyi gahunda yo kwegera abaturage urwego rw'umuvunyi ruri kuyikorera mu karere ka Gisagara mu mirenge yose, aho abaturage basobanurirwa ububi bw'akarengane na ruswa no gukemura ibibazo by'amakimbirane mu bwumvikane hatisunzwe inkiko, bimwe bigakemurwa ibindi bigahabwa umurongo n'inzego. Mu karere ka Gisagara nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.